mwese musohokane umva gira haguruka ugenda mvira mu nzu ihute mvira mu nzu gira vuba pakira vumvira hanga ihute gira vuba nari mbizi n'ubundi we kudahaguruka haraburije umva gira vuba pakira vumvira mu nzu gira vuba sakwiza na wivuga cyane kuvuga cyane urumva neza umva uri murana urukundisha amenyo gira vuba pakira vumvira mu nzu umva byukumvira hawaje ntabwo nagenda wakora iki wanje nicyo akora bafite yakora agasonge ko muhana iki wasanze urakora iki igora undi iki kidasanzwe abonye yari ari kunokora bya ahubwo hano niki kiraguca kugira uri kora ntabwo kwewe utogoro umva winkunura amaso haguruka mvira mu nzu ntabwo mava bivuga hano wo kwikura umwana imyaka 10 pakira muhu mvira mu nzu bigukore reka ngende uri cyo bashatse aho reka ngende umura ntabwo mu nzu nashoje kandi ubeho ubwo rero ngo nawe woye impamvu zituma abantu bagenda sinzigera muko mvira mu sinzigera sinzahaba reko zundi urwituna mu nzu yanjye ni cyo kimenyetso ufite aho se ni cyenda afite ndatwite umwana wawe reka mvugishe umuntu abona arimo gusaba sa nawe rero wabaye umuntu wicaye ku meza wicaye ku meza urimo uranywa amacyayi reka witeretse wabaye umuntu noneho wabera Nese kwicara ku meza nkanywa icyayi wumva ari ikibazo. Wanzaniye se njye bishiri. Wanzaniye. Ntacyo washigaje. Kirahari. Wanzaniye nyine. Ese wabaneye wenyine ko kumwogera uzaniye. Nari mbizi ko ntacyo nazana mu gishimwe. Ako se ntawe uyunguza uba hano. Ndebera ni. Ubuse ko nanywaga icyayi cyane kirimo isukari kandi ndushyizemo umunyu. Umunyu? Simba kiryoshye. Nyamuze. Kimwe nyine. Wakize cyangwa ugashaka ukuntu bigenza. Ariko se uzarambirwa ryari? Siba nasoni. Hega abitereka ku meza. Imeza ntabwo ari papa wanjye wayiguze. Uvuze? Ntabwo ari papa wanjye yaguze iyi meza. Niso, nta soni. Wase. Yuko kuwa baguteko. Mas, Sheri, waje ukareba ubundi uri ku matelefone gusa. Warebye umwana ibyo akoze. Ikibazo cyari ni ikihe? Kushemeza ko wajyana n'icyo bakubwiye. Ikibazo kirana n'iki? Yo ku mwana wawe. Niko Melissa. Ndakumva. Bite cya wundi. Ariko baba cyangwa kwimena Reka mbabwire rero. Reka mbabwire.
sigaye mbona ibintu hano muri rugo muri no minsi bigenda bisirikira habigiraho ikibazo. Sinibyo. ariko kutababera Tuzi amakosa yawe. nemera amakosa se nemera amakosa yawe Ubu Melissa ni umwana wo gufata icyaha. ariko guteka aba yemera ko nisobanura Ako se bisobanuye ikiga hejuru shiri. Umva icara. Njye ndumva nagira nka Icara mbabwire rero. Kubera ibintu bisigaye mbona muri rugo bidasobanutse neza. Urumva? Ndashaka yuko muri rugo cyo gutanga itegeko. Tujye gukora amasengesho y'iminsi 2. shiri ahubwo b'iminsi. Zote ndikiri iminsi 4. amasengesho ariko niwe uyakwiriye Haje mbona muhaje. Wose muyakwiriye. Tugiye gukora amasengesho y'iminsi 4. Kandi ino minsi 4 ndabizi yuko Imana dusenga mu ijuru izagaragaza ibintu bibera hano muri rugo. Oya bizagaragara. Uko byumva? Kuko nta twebwe dusenga Imana itari bayani yumva ihangana ryari muri rugo nkumva ngo Melissa se ko kiwe ntakiza ujye umbwira afite ujye umubona. sishe ntabwo koko ibyiza se mbikubwira. Reka nkubwire. Njye umuntu w'uyu Imana yasubirishije umuriro ku musozi Karumeli igatwika igitambo izagaragaza ibintu bibera muri rugo. Yes, zagaragaze pe. Kandi ibyanyu bizasobanuka. Abushe n'ubu nta n'ikintu umukozi. N'ubu mwana ungana gutyo kuko nta jambo ryanyu ushaka. wakamukubise ukuntu kavuze nta soni. mbese ibyo navugaga ntabwo ari byo Ndumva nagukubita umutwe mwawuhwanya. Nagukubita ino tase. erega ibyo byose ukora papa azagira habimenya Bakorwa mu nda n'umuyede. Bakorwa mu nda n'inyarutongo. Reka nkubwire ndabwiye uhaguruka n'uve mu rugo. Urabyanga. Ibi bintu mba niba gukora ni utuntu tworoshye nta nubwo binagoye. wari unsanzemo ariko uzarunsiga Asanga uguzi ambesire. Meri. Uba nagukubita umutwe wangije. Umva sheri. Kigali ese nawe bambwiye umushyitsi uri hano. Ni iki kikugenza kuri iyi nshuro? Uragezwa n'iki? Usigaye umfata gutyo asi Kigali we nayo umushyitsi barimo kuri Kigali umwe umuntu ntazi ngo abashyitsi muri salo bagushaka ni wowe iyo mbimenye simba nanabyutse. asi Kigali we Subo uri kwibuka cyangwa waribagiye? Ibiki nibuka niki? Umva twumvikane w'inkereza amafaranga yanjye nigendere cyangwa se umbwire noneho sasa ko ndi kumva none ufite n'amahane basi sibyo? Mpereza amafaranga yanjye nigendere kandi ntunteshe iki amafaranga yanjye nigendere Regisi kuko narakoze. Wakoze iki? Nakaye kazi wakoze? Wubatse inzu se nibura iragaragara. Wubatse amakaro. Wubatse iki. Wakoze iki? None mureke yigendere cyane. Gusa ugiye kunindana nde?
byamucanze. ntacyo nakoze. wasakaye inzu. ntacyo nakoze. ntacyo nakoze. sohokera mu nzu rero. ntacyo nakoze. sohokera mu nzu. subiramo. ntacyo nakoze. sohokera mu nzu. ntuneshe umutwe, ntuneshe. winera stress, winzamuye isukari. sohokera mu nzu. ntacyo nakoze. umuryango wakuzanye ni nawe unasohoka burya aba ari gucamo. Okay. Sasa rero noneho niba ariko ubishaka ngiye kukwiyereka. Ngiye kukwereka regisi wa nyawe. Wowe? Oh. Karibu. Niba ari uko nguko bimeze ngiye kukwereka regisi wa nyawe. Regisi wa nyawe. Ntabwo umpa amafaranga yanjye navunye. Asinya kurimo wakoze iki? Ntabwo nakweretse ibimenyetso by'ibyo wantumye. Ntabwo umpa amafaranga navunye. Hakwibona uri umuntu w'umusore koko uzana amateshwa y'ibintu ngo dore ngo narakoze iki n'iki, urata ibintu biraho by'amafuta. Unaniwe kuba wagenda muri biro ukicaramo dore ko wanize, maze abahungu bize nimwe batubuzi bahari, ukagenda ukicara ugakorera amafaranga yawe utagiye gusabiriza. Ndimo ndasabiriza. Utagiye gutega amaboko ku bagore bakuze. Ndimo ndasabiriza. Ntabwo ari ugusabiriza gusa. Urimo urasabirizwa. Sawa. Ndaje nkwereke. Urakora iki? Ndaje nkwereke regisi. Shawe. Sibyo? Bajya bavuga. Ngiye kwereka regisi wa nyawe. Umutingito w'ikibuno ntabwo uritura wese. Winjyana mu migani ko nakubwira byinshi kandi none nagusobanura. Ibuzi bihese. Sibyo? Viperi. Sohokera mu nzu reje. Kandi ndahamagara sekirite gusohora. Sekirite aragusohora. Kamubwira. Inkanga wawe. Cyane nakubona ko ibintu byose hano byahindutse. Sawa. Ibyo wigize byose. Ndaje nkwereke regisi wa nyawe. Urukumva? Uzakora iki? Ndaje nkwereke regisi wa nyawe. Umva nkubwire. Ndaje nkwanike izi kubone. Uzibuke kubikora utazibagirwa. Ngiye ko nyifite ntabwo ndi mu nzira. Regisi yanyirukanye. Ese ubu ntabwo nkibana na regisi. Naraye ijoro, sibyo? Kubeshya ni kubi. Reka nkubwire naraye ku muhanda. Ariko mwazaje muri gukomeza gukina nawe. Sindi kukubeshya, urandi kukubeshya. Ubwo regisi niwe wagutumye ukomeza nyine zone. Kandi ntabwo bijya bifata. Akwirukana mwafishye. Ikintu ndi kugusaba ni kimwe. Mbabarira umfashe. Uri inshuti pe, sibyo? Mbabarira, yes, mbabarira umicombe. Icyumamagariye. None se ko nahuye ngo usange bari gukambwira ngo nagushaka ko magusanga. Sede. Urumva byashoboka ko uza kubana nanjye. Ese ntambwiye kubana na musaza wawe hari icyo bitwaye? Sinzajya ndara na musaza wawe nta kibazo. Musaza wanjye nabahaye. Sigaranye na murumuna wanjye. Urumva abakobwa no kuzana n'umusaza wanjye aramutse agasanga none sibwo nasobanura gute. Dore ikintu uri gukorera uramubwira umubwira icyo ndicyo uri wowe, sibyo? Basi umbabarire ku micombe mbona hano. Basi iminsi ibiri yonyine, ibiri
ntabwo ndi buyirenze none kuko urabona yantunguye sibyo amaze kuntungura ndi gushaka ahantu ho kujya ntabwo nari nahabona mu gihe nari nahabona rero basi umpaye icyo amajoro 2 yonyine ntari reka nkubwire ntakari guhaha reka nkubwire ubufasha nagufasha sibyo kubera ko si byakunda ko waza tukabana kandi imbana na murumuna wanjye nta nubwo umusaza wanjye ibyo bintu abyumvise yabikumva ko none ahubwo reka nkubwire sibyo kuko ndi kwihuta n'ubundi ndemera n'ubundi icyo gikapu ngende nyigutwaje nariwe mutware iyo myenda yawe wowe ugenda uba ureba ahantu ushobora kuba waba uri ko numara kuhabona wowe uzampamagara uzana imyenda yawe ako kubana byo ntabwo byakunda pe ntabwo byashoboka Nadine ntabwo ngusabye ko tubana gusabye icumbi ndabyumva ariko iminsi 2 yonyine iminsi 2 Nadine gusa kuryama amajoro 2 ni ikimamagariye ndi kuguha n'ubufasha nakagufashije uri kwanga kubyumva icyo gikapu kirakuvuna reka bari cyo ngufasha ngiye ntabwo n'ubundi mpamvu bamugane kwirirwa nkizerera na kinaremereye none se uragitwara gutya basi nari ibi ndahita ndeba n'ubundi nahi cyangwa se reka nkubwire sibyo oya nari ibi ndagitwara ahubwo reka nkubwire ubwo we numara kuhabona uzahita umpamagara ikindi uzi kusobanura neza ikintu wapfuye nawe kuko ndabizi neza nubwo ngiye kubikora byizeye kibazo ubu se yumbwira karese ese ko nakubwiye ngo musange mu rugo usanga ariko nanjye ntabwo umva se wowe hahige sibyo ninza kuko mfite n'ibyo yasubira mu urero ngo umaze gukaraba ngo wihanaguye umaze gukoropa byose ubu washoje mbese mbese gukaraba hari ikintu yego mukobwa mwiza hagarara ibintu ukoreye ni ukugira ngo nkwereke ko ibyo ari byo byose ngende ubikore iyi ni pisine niyo wari gukarabimo wari kugenda ukogeramo rwose ukamera utyo ukabyarawe kuko uwo mukobwa mwiza ufite se mwiza rwose wanakarabamo wahakarabira hano sibyo wajijwe ntabwo wari gukarabira hano wari gukarabira none rero Melissa ikintu gushakira ni kimwe ariko nacyo ndakikubwira ko maze kugukorera agashya gira imbere fasha we ubika mu urabyemera rero Melissa niba uri bubyemere koko urumva papa wawe hari ibintu ari bukubaze ku burwayi bwawe ikintu usabwe ni kimwe ni ukuvuga yego nibyo kandi ntarwaye ndabyemera oya ndabyemera ngo bari wabyanze urabyemera